Nshuti bakundwa mu mwami Yesu, twongeye kubaha ikaze hano kuri Joel Gospel Praise TV. Uyu munsi turakomeza n'igice cya gatatu cy'inyigisho yacu tumaze iminsi turebaho yo kwiga igitabo cy'Abaroma, aho dufite insanganyamatsiko igira iti ubutsinzi bw'Imana. Igice cy'uno munsi turabireba uguhishurwa k'uburakari bw'Imana. Turebe impamvu ikiremwa muntu kidafite ikintu na kimwe cyo kwitwaza cyangwa cyo kwireguza. Turakomeza dusoma igice cya mbere cy'Abaroma umurongo wa 18 tugeze ku wa 32. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravugira uti ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Umushinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose. Bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo, kuko bigaragara ko bazi Imana. Imana ikaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge, kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo hatagira icyo kwireguza. Kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima, ahubwo bahinduka bibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Biyise abanyabwenge bahinduka bapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa, n'iby'ibiguruka, n'iby'ibigenza amaguru ane, n'iby'ibikururuka. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bononane imibiri yabo, kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ariyo ishimwe iteka ryose. Amen. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe, kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi abagabo ibiteye isoni, bituma imibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye, buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa, buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebaniriza mu byongororaniro, n'abatukana, n'abanga Imana, n'abanyagasuzuguro, n'abirarira, n'abahimba ibibi, n'abatumvira ababyeyi, n'indakurwa kw'izima, n'abava mu masezerano, n'abadakunda ababo, n'intababarira. Nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo badakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa, bashima n'abandi babikora. Nshuti bavandimwe mu mwami Yesu, iyi episode itangirana no guhuza ubutumwa bwayo n'ubwo muri episode ya kabiri, kuko Pawulo mu gitabo cy'Abaroma yubaka inyigisho ze mu murongo w'ibitekerezo uhuje kandi ukurikirana. Mu gice cyabanje cya kabiri twabonye ko ubutumwa bwiza
buhishura gukiranuka kw'Imana kandi ko umuntu ahinduka intungane kubwo kwizera aho kuba intungane kubw'imirimo. Pawulo rero ahita abaza ikibazo cy'ingenzi cyane kigira kiti kuki agakiza ari ngombwa? Abaroma igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza kwa 32 hasubiza iki kibazo hasobanura uko ikiremwa muntu kiba kimeze iyo kitari muri Kristo Yesu. Mbere yo kumva Imana nk'umukiza, umuntu agomba kubanza kuyimenya nk'umucamanza utunganye. Ibi nibyo bituma Pawulo abanza kuvuga ku burakari bw'Imana mbere yo gusobanura byimbitse ku buntu bwayo, kuko ubuntu bugira umumaro gusa iyo uburemere bw'icyaha bwumviswe neza. Umurongo wa 18 niwo murongo shingiro w'iki gice cyose. Igihe Pawulo avuga ko uburakari bw'Imana buhishurwa buvuye mu ijuru bukagera ku bantu bose batubaha Imana kandi n'abakora ibitari byo bose, yashyizeho ishingiro ry'urubanza rw'Imana. Uburakari busobanura igisubizo cy'Imana gituruka ku butungane bwayo ku cyaha, naho guhishurwa bikerekana ko uru rubanza rutari rwihishe cyangwa ntabwo rwatunguranye, ahubwo rwaragaragaraga. Kuba guhishurwa k'uburakari bw'Imana byaravuye mu ijuru byerekana ko buturuka ku Mana ubwayo kandi bugera kuri bose nabyo byerekana ko nta muntu n'umwe usigaye inyuma utagerwaho n'uburakari bw'Imana, kubera ko bose bakoze ibyaha. Pawulo yerekana ko Imana itabera kandi Imana itarikora akarengane cyangwa se ngo irenganye abantu. Ese umujinya w'Imana ni iki? Abantu benshi bagira imyumvire itari yo ku burakari bw'Imana, bakabugereranya n'umujinya w'abantu ushingiye ku marangamutima kandi udafite igenzura. Pawulo asobanura ko uburakari bw'Imana butandukanye cyane n'uburakari bw'abantu. Ntabwo uburakari bw'Imana ari ubugome, si urwango kandi si ukunanirwa kwifata, ahubwo ni ukwanga icyaha gushingiye ku butungane bwayo no guharanira ubutabera. Uburakari bw'Imana buturuka ku kuba Imana ari nziza kandi itunganye. Imana yirengagije icyaha ntiyaba ikiri Imana itunganye. Niyo mpamvu uburakari bwayo bubaho, si ukubera ko Imana ari mbi, ahubwo ni ukubera ko ari nziza. Ese kuki ubu burakari bwahishuwe? Pawulo asobanura ko uburakari bw'Imana buhishurwa ku mpamvu ebyiri. Impamvu ya mbere bituruka ku kutubaha Imana ndetse no gukora ibitari byo cyangwa se ibitari byiza. Kutubaha Imana bivuga kubaho utitaye ku Mana, kwanga ububasha bwayo no kuyisiga inyuma mu mibereho yawe, ukabaho wigenga. Gukora ibitari byo cyangwa se bidakwiriye bisobanura imyitwarire mibi ku bandi bantu. Pawulo yerekana ko hariho urutonde rukomeye rw'ibyaha. Kutubaha Imana birabanza, hanyuma gukiranirwa bigakurikira. Icyaha ntigitangirana n'ibikorwa bibi, ahubwo gitangirana no kwanga Imana. Iyo umubano w'umuntu n'Imana wangiritse, umubano we n'abandi nawo urangirika. Ese kuki abantu batera ukuri umugongo?
imwe mu mvugo zikomeye Pawulo akoresha ni ukuvuga ko abantu bakumira ukuri. Ibi ntibivuga ko abantu batamenya ukuri, ahubwo bivuga ko bagutera umugongo cyangwa bakakugira nk'aho kutabaho. Gukumira ukuri ni uguhitamo kubaho ubuzima uzi ko atari bwo ukwiriye kubamo, kugira ngo ubashe kubaho wigenga utagengwa n'Imana. Pawulo ashimangira ko icyaha atari ukutamenya, ahubwo ari uguhitamo kwanga ukuri uzi neza. Pawulo yerekana ko Imana itigeze yihisha burundu ku bantu bayo. Binyuze mu byo yaremye, mu mitekerereze y'abantu no mu mutimanama wabo, Imana yihishuriye abantu ibinyujije mu byaremwe. Ibyaremwe byerekana imbaraga n'ububasha bw'Imana, naho umutimanama w'umuntu ugahamya ko hariho ukwibazwa n'Imana, nubwo irihishurirwa ridatanga ubumenyi bwose ku gakiza, ritanga ubumenyi buhagije bwo kumenya ko Imana iriho ndetse n'uburyo bwo kuyishaka. Bavandimwe, ndabamenyesha ko abantu nta rwitwazo na rutoya bafite rwo gushyira imbere y'Imana. Igihe Pawulo avuga ko abantu batagira icyo kwitwaza, ntabavuga ko bose bazi Bibiliya cyangwa ubutumwa bwiza mu buryo bwuzuye, ahubwo abavuga ko bafite ubumenyi buhagije bwo gushaka Imana, kuyubaha no kuyikorera. Ikibazo si ukubura ibimenyetso, ahubwo ni ukwanga gusubiza ko bahawe umucyo bakigumira mu mwijima. Umuntu abazwa inshingano ku byo yamenye, ntabwo abazwa inshingano ku byo atigeze abona. Abantu bahawe umucyo barangije bigumira mu mwijima. Aha niho hari ikibazo nyamukuru. Aho kubaha Imana, abantu bahinduye ukuri bagushyira mu kinyoma, bagusimbuza icyubahiro cy'Imana. Ibyaremwe byabo biremeye ibishushanyo, basenze ibyaremwe aho gusenga Umuremyi. Pawulo yerekana ko ubu ari bwo biremeye insengero z'ibigirwamana. Muri iki gihe ibigirwamana si amashusho gusa, ahubwo ni ibintu byose bihabwa umwanya w'Imana mu buzima bw'umuntu, nk'amafaranga, ububasha, ibyishimo, kwikunda cyangwa ibitekerezo by'abantu. Ikigirwamana ni ikintu icyo ari cyo cyose gisimbura Imana nk'ubuyobozi bukuru bw'ubuzima umuntu yagakwiriye kubamo. Imana yitegereje abantu, ireba ibyo barimo, irangije irabihorera, irabareka barabikora. Iyi mvugo igaruka kenshi kandi ifite uburemere bukomeye. Ntivuga ko Imana yateye abantu gukora icyaha cyangwa ko yaretse kubakunda, ahubwo bivuga ko Imana yemeye ko bakurikiza inzira bahisemo. Rimwe na rimwe urubanza rw'Imana ruba ari ukwemerera umuntu gukomeza inzira ye, bigatuma icyaha cye kibyara ingaruka zacyo. Iyo Imana ikuyeho imipaka, ingaruka z'ubwigomeke zirigaragaza. Urutonde rw'ibyaha Pawulo atanga rugamije kwerekana ingaruka zo kwanga Imana, si ukwerekana imizi y'ikibazo. Ibyo bikorwa n'ibimenyetso byo hanze by'ikibazo kiri imbere. Imizi y'ikibazo ni ugukuraho Imana ku buyobozi no gushyira umuntu ku mwanya w'Imana. Iyo Imana ivuye hagati, imyitwarire n'imibereho by'abantu birangirika burundu. Intambwe ya nyuma y'ubwikomeke ni igihe abantu baba batagikora icyaha gusa, ahubwo banagishyigikira
icyaha gitangira kwitwa icyiza, gukiranuka kukitwa ibibi, maze ukuri bakagukorera ibiteye isoni. Ibi byerekana umutimanama wangiritse cyane, kandi bigahinduka umuco ugira ingaruka ku muryango wose. Iyi nyigisho isobanura impamvu amategeko, amashuri n'ivugurura ry'imibereho bidashobora guhinduka umuntu by'ukuri. Ikibazo nyamukuru si imyitwarire, ahubwo ni ugutandukana n'Imana. Iyo ikibazo cy'umutima kitavuwe, ibisubizo byo hanze ntibigira icyo bikemura na kimwe. Abaroma igice cya mbere 18 kugeza kuri 32 hategura inzira y'ubutumwa bwiza. Mbere y'uko umuntu yishimira kubabarirwa cyangwa kugirwa intungane no gukiranuka kubwo kwizera, agomba kubanza kumenya icyaha cye, ubukene bwe, nuko adashobora kwikiza wenyine. Inkuru mbi y'icyaha ituma inkuru nziza y'ubuntu igira agaciro. Uburakari bw'Imana ntibuvuguruza urukundo, ahubwo ni isura y'ubutabera bw'Imana. Ubutumwa bwiza bugira agaciro iyo umuntu amaze gusobanukirwa uburemere bw'icyaha. Iyi nyigisho ntivana ibyiringiro ku bantu, ahubwo itegura imitima kwakira ubuntu. Mu gice gikurikira tuzareba uburyo Pawulo yerekana ko n'abantu bitwara neza, abanyedini n'abiyumva ko bakiranutse, bose bafite ibyo babazwa imbere y'Imana. Azerekana ko nta n'umwe ukiranuka. Tuzerekana uburyo nta n'umwe ukiranuka ku mbaraga ze bwite, kandi ko bose bakeneye ubuntu bw'Imana. Nshuti bavandimwe, iyi episode ntitwayiteguye ngo icire abantu urubanza, ahubwo igamije guhishura uko ikiremwa muntu kimeze. Ihishura icyaha kugira ngo Kristo ahabwe icyubahiro, kandi inzira y'agakiza iboneke binyuze mu gukiranuka kw'Imana no kwizera Yesu Kristo. Wakoze cyane kubana natwe. Ngaho nyemerera dusenge. Data, mu izina rya Yesu, icyubahiro ni kibi cyawe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugushimiye uru rugendo wadutangije rwo kwiga ubutsinzi bwawe. Urakoze. Komezanya natwe mu kwiga iki gitabo cy'Abaroma. Abantu bumvise uko uburakari bwawe buhishurwa, bakumva n'uburyo abantu badafite icyo kwireguza, kingura imitima yabo babashe kukumenya byuzuye. Icyubahiro ni kibi cyawe Kristo. Bana natwe. Nyemerera ukuri kwawe guhishurwe mu mitima y'abantu, maze abantu bakire kwizera gutanga ubugingo budahinduka. Urakoze mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Bavandimwe muri Kristo Yesu, mwibuke gusangiza abandi ibi byigisho by'ubutumwa bwiza, kugira ngo bahinduke ibyaremwe bishya mu maso y'Imana, bababera n'abaziranenge badacirwaho iteka. Naho ubutaha.